mu badepite muzajya mubona habamo abantu basenga, mu gisirikare cy'u Rwanda habamo abantu basenga, mu bapolisi harimo abantu basenga, mu nzego zifata. Ikizakubwira ko Imana ariye igutumye guhanurira igihugu bwahahamuye abantu, ubuhanuzi bw'ibinyoma, ubuhanuzi butava ku Mana. Rero iyo urimo kubwumva abantu babwumva butava ku Mana barabusuzugura, ariko bwazanye ingaruka yuko noneho n'ubuhanuzi bwa nyabwo n'abahanuzi bahanura iby'ukuri nabo bataye agaciro kubera mwebwe. Guhanura ibinyoma bizabajyana mu bihome, guhanura ibinyoma mwabahanuzi mwe muzafungirwaho mutazi, guhanura ibinyoma bizabicisha, guhanura ibinyoma Imana izabahana. Ujye uhanurira umuntu ibintu uzi neza ko bivuye ku Mana. Ntabwo Imana yigeze batuma guhanura, Imana iyo ikeneye kuvuga Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabashuhuje mwese abakunzi ba Mama Sharirene. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Umwami Imana abarinze, amaboko y'Imana akomeze kuba magari kuri mwebwe. Nanjye meze neza, Umwami Imana arandinze kandi Imana ikomeje ko mu ruhande rwacu. Rero twese turashimira Imana yahabaye kandi turashimira Imana yaduhaye kubaho no kuramuka. Turashimira yabaye mu ruhande rwacu ikadushyigikira ikaturengera, kandi dushimiye imbaraga z'Imana zabanye natwe, dushimiye n'amaboko y'Imana yabaye magari kuri twe ndetse n'imiryango yacu. Imana rero turayishimiye ko ikomeje kubana n'ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu n'imiryango yacu, ikomeje kubana n'igihugu cyacu. Nuko ndabashuhuje rero abari mu Rwanda ahantu hatandukanye, abari mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi, abari muri Afrika, abari ahantu henshi, inshuti zanjye zimwe zinkunda, zimwe zibimbwira, zibinyandikira, zintera courage ko bwije nuko bukeye. Ndabashuhuje amahoro y'Imana abe mu buzima bwanyu, kandi ineza y'Imana ikomeze kubagota. Ntago nasoza ntabanje kwihanganisha abantu bafite abantu babuze ababo rwose, abantu mwabuze abanyu, abantu mwabuze abavandimwe, mwapfushije, abantu mwarwaje, abantu mwagize ibyago byinshi bitandukanye. N'ukuri Imana yo mu ijuru ibahe gukomera, ibahe kwihangana, kandi Imana igushakire isimburangingo. Imana ikubere aho icyo wabuze cyagombaga kuba. Imana ihagarare mu cyuho. Muri aya magambo yumvikana, Imana ihagarare mu cyuho cy'ubuzima bwawe, Imana ihagarare mu cyuho, ihahagarare, Imana ihabe, Imana ihahore. Ubone ukuboko kw'Imana kandi ubone imbaraga z'Imana, ubone ubutabazi bw'Imana. Muri aka kanya rero ndashaka ko tuganira. Murabizi ko tugenda tuganira ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko muri aka kanya ndashaka kugenera message abantu bitwa abahanuzi. Uyu munsi ndumva ashaka kuvuga kugenera abantu b'abahanuzi, abantu Imana yahaye impano zo guhanura, abantu bavugana n'Imana, abantu Imana ijya inyuramo kugira ngo igere ku bantu bandi. Muri abantu bakomeye rero Imana yahaye agaciro. Burya nimba hari ikintu cyiza ni ukunyurwamo n'Imana. Hari abahanuzi bahanurira mu ijambo ry'Imana, hari umuntu uguhanurira, uguhanurira mu mpuguro yaguhaye, hari ubuhanuzi bunyura mu ndirimbo z'abaririmbyi, ariko hari n'ubuhanuzi buvuga ngo umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe. Nabo rero noneho nshaka kubwira, ntabwo ari abahanurira mu ndirimbo nshaka guha message, nta nubwo ari abahanurira mu ijambo ry'Imana. Ndashaka kubwira umuntu uvuga ngo umva uko Uwiteka avuganye nawe. Uyu munsi ni mwebwe abantu numva ashaka guha message, kandi ndayibaha mbakunze, mbafitiye n'imbabazi, mbafitiye n'impuhwe, kubera ko
ijambo rivuga ngo Imana irantumye cyangwa Imana iravuze ni ijambo rikomeye ugomba gukoresha koko kuko igutumye. Mureke mbabwire, ngewe kugira ngo mbumvishe ibintu nkunda gukoresha ingero zifatika z'ibifatika zibiriho kugira ngo ukunde kubyumva. Hagize umuntu ukubwira ngo mama Sharirene yantumye, ariko akampimbira akanangerekera, ukampamagara ukambwira uti kuki wambwiye ibi bintu mama Sharirene, kuki wamutumye ibi bintu, kandi nzi ko akubwiye ibintu bibi, ntatinyuka no kunyuza mu kanwa kanjye ngo mvuge nka mama Sharirene. Icyo gihe rero ndarakara nkababara kubera yuko uba ugiye kumbeshyera. Bahanuzi bavuga ngo umva uko Uwiteka Imana ivuze. Ari abahanurira mu bipangu by'abakire, ari abahanurira kuri izi mbuga nkoranyambaga, ari abahanurira mu rusengero. Mureke mbabwire, ndakwinginze nimba muzi ubwenge mujye muhanura iby'Imana yabatumye, kuko ukuntu uza ngo irantumye, Mana yo mu ijuru we, uzagira amahirwe usange koko ibyo uvuze nibyo yagutumye. Naho ubundi ibintu muri gukora n'ibintu muri kuvuga mbafitiye impuhwe. Mbese hari ibintu muvuga mukamera nk'abantu bari muri kubivugira muri muruge, cyangwa muri kubivugira mu isanduku bagomba gupfundikira mu gapfa. Hari ubuhanuzi bugeze muri bubiri nakurikiranye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Impamvu kandi ibi bintu tuba dukwiye kubivuga, tudakwiye no kubiceceka, ni ukugira ngo hatazagira umuntu bigana ngo abita ibiharamagarada ngo ndabivuze ngo wenda mumfunge. Baguhora iki? Wowe ubwawe uri kwishyira muri gereza. Nimba uri kubwira umuntu ngo umva uko Uwiteka Imana ivuze, wa muntu ari butega amatwi avuga ati karame data, reka nze nkutega amatwi. Bya bintu mubwiye arabyitega ko ari Imana ibivuze. Dore rero ikibazo kizavuza gikomeye, numuhanurira ibintu biturutse mu mutima wawe, numuhanurira ibintu biturutse mu marangamutima yawe, numuhanurira ibintu bijyanye n'igihe ugezemo wimajinnye, hanyuma wakabyakira nk'ibintu biturutse ku Mana, uzagirana bifu n'Imana kuko wayiteranyije n'umuntu. Nimba uhanuriye umuntu ngo iravuze ngo twita umukobwa, natabyara umukobwa ntabwo azakira ikibazo ku muhanuzi, hazashyira ikibazo ku Mana. Azavuga ngo Mana kuki wambeshye. Nimufata Imana mukayigira umwesikoro kuri izi mbuga nkoranyambaga, mu maso y'abakomeye, mu maso y'aboroheje, mu maso y'isi yose, Imana ukayigira umwesikoro muri uwo muryango wahanuriye, kuri uwo mwana w'umukobwa wabeshye, kuri uwo mugore watuburiye, kuri uwo muntu, abantu bazasigarana iki? Kukura icyizere ku Mana, bavuga ngo Imana irabeshya. Hanyuma rero nkurikije n'ukuntu itabeshya, n'ijambo ivuze irihagararaho, nuyibeshyira hari ibintu bibiri bizagukiza. Dore ikintu kizagukiza mu gihe wabeshyeye Imana, nuba ari wowe wabivuze yuko azabyara umukobwa, uzakoresha uko ushoboye hazavuka umukobwa, kuko niharamuka havutse umuhungu kandi wabivuze mu izina ry'Uwiteka, ntabwo uzakiranuka n'Imana. Ubwo muri make nakubwiraga ngo uziyeranje uba ari wowe ubisohoza kugira ngo ibyo wabeshya abantu bibi. Naho abantu nibakura icyizere ku Mana bakayivaho ngo ni Imana ibeshya, ari wowe wababeshye, uzagirana amakimbirane n'Imana akomeye. Umuntu yibeshya akagenda akavuga ibintu mu izina rya polisi bibi, akavuga ko ari polisi yabimutumye, uyu muntu yicara azi ko azabiryozwa. Umuntu naza mu izina rya nyakubahwa ati ni nyakubahwa untumye, nyakubahwa umuyobozi w'igihugu, kandi ibyo bintu avuze ari bibi ntabyo yamutumye, azabiryozwa. Iri jambo rivuga ngo irantumye, nashakaga kubwira abahanuzi ngo ryitondere. Irantumye ngo mu kwa gatanu izakora kino, mu kwa gatanu umuntu ntakibone. Irantumye ngo uriya mugabo muzabana, uwo mugabo agashaka undi, ibi bintu muzabiryozwa. Irantumye ngo uriya mugore niwe wawe niko Imana ivuze,
wajya kubona ukabona wa mukobwa ashatse abandi. Mwabahanuzi mwe, ibintu mwahanuriye abantu atari Imana ibivuze, mwiyeranje mu bisohoze kugira ngo abantu bagire umutima mwiza, kuko nimutabisohoza Imana izabamerera nabi. Ubundi ninde wabatumye guhanura? Ninde wagutumye guhanura ku buryo uza kwirirwa uvuga mu ndimi zisigaye zidutera n'iseseme? Ubu dusigaye dufite iseseme yanyu, dufite iseseme si ukubabeshya. Reka mukaza no kuri kamera kuvuga indimi, biriya bisigaye bidutera iseseme. Kubera iki? Nta Mana ibirimo. Imana yiza kuba ibirimo biba bituryohera, biba bidushimisha. Ariko turababona muri kuvuga mu ndimi ngo Imana yabatumye, muri kuza kubeshyera Imana, muri kuyihimbira. Reka mbabwire, muri kuvuga ibintu n'Imana yo mu ijuru itatinyuka kuvugira kuri kamera. Ubu Imana urashaka kuyigereranya na mama Sharirene? Ubu Imana murashaka kuyigira rutwitsi kuri iyi mihanda? Imana nayo iratwika. Imana urashaka kuyigereranya na runaka ku buryo mwese musigaye muza ngo Imana yantumye, ngo Imana yantumye, ngo Imana yavuze. Ese undi kuki mutabona ko ibi bintu byavuye kuri pause? Byavuye kuri pause. Ibyo Imana ngo yantumye bidutera iseseme, kuko twebwe dufite ahantu tuvuganira n'Imana yacu. Ntabwo Imana yacu ari isutwa, nta nubwo ari injajwa. Ntabwo Imana yacu yabuze ubwenge ku buryo izajya ihoriza hano kuri kamera kuvuga ubusa. Imana ni umugabo, ivuga ijambo twumva imitima yacu igatuza, ikavuga ijambo naho yabiri kuducyaha ku buryo rikwinjira ukavuga ngo iyi ni Imana. Nawe ibi bintu muza kuri kamera, Imana yambwiye, Imana yantumye, igutumira hehe? Muherukana ryari? Imana ijya kugutuma ikuzihe? Imana ijya kugutuma muhurira hehe? N'amasengesho uhuriramo ubundi yijya kugutuma bigenda bite? Herega muri kunkumura mukani ego Mana, zira position mwafashe ko zikomeye. Iyo muza kutubeshya bidutera iseseme. Kubera iki? Reka mbabwire, mureke mbabwire. Imana ya Isiraheli iravuga, Imana yacu iravuga pe, iravuga. Imana yacu yivuze tumenya ko ari yivuze. Sabasi Imana yacu yivuze turabimenya. Niyo iri kuducyaha, iri kuturega amakosa, iyije ikavuga bitewe n'ukuntu tuzi ijwi ryayo, iravuga utiye niyo. Niyo ari ibyizi kubwiye urabimenya utiye ni Imana. Ariko ibintu muri kuza kutubwira hano ku mbuga nkoranyambaga biri kudutera iseseme. Nimushaka mu bifunge, biri kudutera iseseme. Birimo gutuma tuyanga, birimo gutuma tuyibazaho. Uzi ko muvuga ngo Imana ngo yantumye ibi nibi, ugasanga simfe ni Imana. Nanjye mama Sharirene nta muntu natuma ngo azavuga ibintu nk'ibyo. Biteye isoni. Imana ni nyabwenge, Imana yacu ni umuhanga, Imana yacu ishobora byose, Imana yacu igira ikinyabupfura, Imana yacu igira discipline. Ntabwo ari Imana ijya gutuma ngo itume abantu batayitumikira. Reka nze nkubwire, iyo umukuru w'igihugu ari bujya ahantu bamutegereje hakabona nta mwanya afite wo kujyayo, hareba mu bantu, akareba uwahagarara mu cyimbo cye, hakajya kumuvugira ijambo yakavuza ahibereye. Ntabwo ashobora gufata umuntu utagira ubwenge, umuntu utazi kuvuga, n'umuntu uvuga ategwa. Ntabwo yamutuma. Hareba uwo yizeye, uvuga disikuru neza, ubasha kumupresenta mu gihe adahari. Ntabwo rero Imana yo mu ijuru ari ijya kuraruza inzererezi, abantu mwirukanywe mu nsengero, mwamaze gucibwa n'itorero kubera discipline nke no kutagira uburere. Itorero rirabaca, rirabatenga, rirabirukana kubera ko nta burere mugira, nta discipline mugira, nta bwenge mugira. Ntabwo Imana yagutuma kuza kurindagira hano kuri kamera nguze kuyikoza isoni. Imana yabuze abituma kugira ngo ize kubatuma mwebwe.
umuntu arihandagaza hakaza hano kuri kamera hagatuka umukuru w'igihugu ngo n'Imana yabimutumye. Ahubwo reka nkubwire, Imana uzagenda uyibaze icyo mupfa ku buryo igutuma ku mukuru w'igihugu ngo uze umutuke, umuzane umutuku umwandagaze. Ubwo iyo Mana murapfa iki kwiri kugushyira mu kaga? Ariko umuntu wahanuriye Dawidi umuntu wahanuriye Dawidi umwami, uza amayeri yajemo, uza ukuntu yaje apfuciye bugufi. Hanyuma se reka nze nkubwire, Dawidi Imana imutumaho, yigeze imutumaho habaye inteko y'abayobozi n'abaturage? Imana igutuma ku mukuru w'igihugu kaza hano kuri kamera ukavuga amagambo ameze kuriya, atarimo ikinyabupfura, atarimo indangagaciro, mugira ngo mwerekane ko Imana itunze abasazi, itagira abantu bazima. Ese Imana iyobewe aho abantu bataha? Imana ntabwo Imana nyirwanira ishyaka nayize kwirwanira. Nge n'inama narinje kubabwira ngo mucunge ibyo muhanura, kuko iyi Imana muhoza mu kanwa ngo yarabatumye, ntago yabatumye. Imana sinywa inzoga, Imana irasinda se? Imana sivuga ibintu by'amanjwe? Imana ko ari umunyabwenge? Imana iyo iguhaye message iguha n'ubwenge bwo kuyitambutsa. Hari umuntu dore imbogo wahanuriye dore imboga amagambo, dore imboga aramutuka. We waza kuri kamera ukabwira umuntu ngo nguriye igikenya, wamusanze iwe mu rugo. Nimba koko ari Imana ibatuma, ubundi Imana kuki iyo Mana mubeshye murayibeshyera ntago ari yo. Imana nigutuma ku muntu genda umusange, musange ubimubwire, musange mu rugo ubimubwire, unamusengere. Kuko Imana iyo igutumye ku muntu ibigira ngo akire, ntabwo ibigira ngo apfe. Uw'Imana ikundira mu cyaha kandi ikamucyaha kubw'urukundo. Ariko mwebwe muhanura n'ibintu mugashaka ko bisohora. Ngo iki gihugu cy'u Rwanda Imana irakirimbuye. Reka nze nkubwire, uravuga ngo Imana irimbuye igihugu cy'u Rwanda, ukabivuga mu mutima mubi, ukabivuga n'umugome. Ese Imana ikubwiye ko ikirimbuye, ibigira ngo ikirimbure koko, ibigira ngo igutume kuba kirimo, bamwe bayibabaza, bamwe bagikoreramo ibyaha, ibigira ngo bahinduke, ibigira ngo bave mu byo bibwira, ibagirira imbabazi kugira ngo ibagirire imbabazi bavuye mu byo barimo. Nta na rimwe Imana ijya yifuza kurimbura umuntu yaremye, kuko Imana yatanze imbaraga kuri twe. Imana yatanze imbaraga ku muntu. Imana ijya kuzana umuntu ku isi ba yaramwizeho, ntago ijya inezezwa no kurimbura Imana. Satani niwe ugira umwuka wo kurimbura abantu, kandi reka agira umwuka wo kubarimbura, ntago yabaremye. Imana imbaraga ikoresha irema umuntu mu nda y'umugore, ikoresha imbaraga. Imana se niyihinga ibintu idashaka gusarura? Wowe reka nze nkubaze, ushobora kujya mu murima wawe wahinzemo ibishyimbo nyuma ukajya kubirandura? Uba waragize ngo se ubihinge ubirandure, cyangwa uba warabihinze kugira ngo bizere ubisarure bikugirire umumaro? Ntago Imana ijya ifata umwanya wo kurema umuntu nyuma ngo ihite imurimbura. Niyo mpamvu ubona abagome barama. Abagome se ntibarama? Abarozi baturoga se ugira ngo hari n'agacurane bataka? Abarozi baturoga, uzi impanuka basimbuka, uzi impfu basimbuka, uzi amakuba basimbuka. Kubera iki? Nubwo ari abarozi, nubwo ari abagome, nubwo ari abantu babi, n'abantu Imana yaremye irabahenda, irabakuyakuya kugira ngo ibayobore bave mu bibi bagarukira Imana. Niyo mpamvu ibongerera imyaka yo kubaho. Wowe rero uza guhanura, uzana ubugome n'umutima mubi n'amarangamutima ya bwa bunama mubamo bw'abahanuzi, mwishyira hamwe nk'inzoga y'itende, amatorero yabatenga, mukishyira hamwe muti itorero iraririmbuye, nijya kuririmbura izaguhereho, nta mugome ukuruta.
iki gihugu cy'u Rwanda kigiye kubamo umuriro. Yego simbihakanye ko byaba. Ese koko irashaka ko kibamo umuriro Imana? Niko ngiye kubabaza, iki gihugu cy'u Rwanda kirimo abantu bubaha Imana, nubwo mubona harimo abatubaha Imana mu nzego zose, kuva hejuru kugera hasi. Hari abantu bapfukamira Imana kandi bakayihamagara, Imana ikitaba. Mu byiciro bitandukanye, mu nteko zishinga amategeko, habamo abantu bahamagara Imana ikaza. Mu badepite muzajya mubona habamo abantu basenga. Mu gisirikare cy'u Rwanda habamo abantu basenga. Mu bapolisi harimo abantu basenga. Mu nzego zifata imyanzuro habamo abantu basenga. Mu baganga harimo abasenga. Mu bayobozi muri ba mudugudu, mu bayobora utugari n'imirenge harimo abantu basenga. Mu bantu batuye muri iki gihugu hari abantu basenga Imana. Mu nsengero ziri muri iki gihugu harimo insengero zibamo abantu basenga. Mu bayobozi b'amatorero harimo abantu basenga kandi bubaha Imana. Mu bagore batuye mu gihugu cy'u Rwanda habamo abantu bayisenga. Mu bagabo batuye mu gihugu cy'u Rwanda Imana hari abantu bayisenga. Mu bashoramari harimo abayisenga. Mu batunzi b'amafaranga harimo abayisenga. Wowe iyo uza guhanura ngo Imana igiye gutwika igihugu cy'u Rwanda, nta soni uba ufite? Ntabwo ari uko Imana iba yanabatumye. Hari n'ukuntu batuma mukiyongereraho ibyanyu kugira ngo ubuhanuzi bwanyu bwumvikane. Ujye uvuga ibyo yagutumye. Imana iyo igutumye ku bantu ibigira ngo bihane. Reka nze nkubwire, Imana nigutuma ngo ije gutwika, ujye umenya ko atari Imana igutumye. Ikizakubwira ko Imana ariye igutumye guhanurira igihugu, igutuma ku byaha bakora, ikagutuma no ku cyo bagomba gukora kugira ngo ibababarire, ikagutuma no kubasengera. Kuza rero uvuga ngo umuriro ngubatseho, umuriro uratse. Ese itsinzi ni iyihe? Uyu muriro ni iki twakora kugira ngo uzime? Ariko ujye umenya ko uyu muriro ni waka, uzaka no kuri bene wanyu. Ba papa wawe, ba so na ba so wanyu barimo, ba nyoko na banyoko wanyu bari mu gihugu, bashiki bawe na babyara bawe barimo. Ibi bintu bitatu rero nutabizana hano ngo uvuge ko Imana yagutumye, ntukayibeshere. Imana igutumye ku byaha abantu bakora. Imana iragutumye ikubwiye umuti. Ni iki abo bantu bakora kugira ngo ibababarire? Ikindi cya gatatu ni ukubasengera, kubabwira ibyaha byabo, kuvuga ibihano Imana igiye gusuka ku bantu. Kuko Imana iricira narimbura, igira n'umujinya, ikibwira n'ibibi ku bantu. Ibyo nanjye ndabizi. Imana irakubwira iti ni ibintu bitatu bundi. Imana irakubwira iti bwira abantu konje kubahana. Ikakubwira iti dore icyo ngiye kubahora ni iki. Ikakubwira iti intsinzi ni iyi. Bakora ibyaha ibi ni iby'ubutinganyi cyangwa ubusambanyi, nje guhana aba bantu, mbahoye iki, ni iki bakora kugira ngo mbababarire, hanyuma ukanabasengera. Ibyo kuza ngo murashize, ngo mugize mute, nibashira uzashirana nabo, umuriro ni waka nawe uzagucumbaho. Umuriro surarobanura. Ntabwo umuriro uzaza ngo wake iwanjye, ngo iwawe harorere. Hanyuma rero kuzana ubuhanuzi budafite intsinzi, nta Mana irimo, ntabwo Imana ihari. Imana yivuze ngo ngiye guhana abantu bo mu gihugu cy'u Rwanda, ihita ivuga iti nzabahora iki ngiki, ikanavuga ngo ni mubigenza gutya nanjye umutima wanjye uzatuza, ntacyo nzaba nkibatwaye. Ariko se koko umuntu irabarimbuye, irabarangije, irabagize gute, ibiki n'ibiki? Hanyuma se koko tubwire niki tuzize, duce bugufi ku Mana yacu twihane, kuko nge ndabizi Imana irarimbura, Imana iratwika, Imana irica, ndabizi ko ibikora. Ariko se turazira iki?
ngo Imana ngo yarababwiye ngo mu gihugu cy'u Rwanda ngo nta mwuka w'Imana ukihari. Koko ibi bintu ni Imana yabigutumye? Nta mwuka w'Imana ukiri mu Rwanda? Umva rero, ngiye kubabwira impamvu ibi bintu naje kubivuga hano kuri kamera, kandi nkabivuga mbabaye, hatazagira n'undi umenya ugira ngo niko bahanura. Ejo rata Imana itazaguha impano y'ubuhanuzi ngo uri kwigira kuba kubanjirije, ujye kwigira ku bantu Imana itigeze ituma, batajya banavugana nayo, batanaherukana nayo. Ngo nuguhara amagara, ngo nzajya mbivuga. Uhara amagara se? Urahara amagara se wakabyara we? Urahara amagara uza kuvuga iby'Imana itagutumye? Ayo magara yawe se bayagize bate n'indi uyakeneye? Umwuka w'Imana ntukiba mu gihugu cy'u Rwanda. Iri jambo ibi bintu yubihanuye ukabivuga gutya ntago biba bihagije. Ese ni iki cyatumye umwuka w'Imana utakiri mu Rwanda? Ni iki twakora kugira ngo umwuka w'Imana ugaruke mu Rwanda? Hanyuma se nibura wadufatiye amasengesho y'iminsi ngahe? Kuba umwuka w'Imana utakiri mu Rwanda byo ntago ndi bubyemere. Ntabyo ndi bwemere. N'Imana imbabarire rwose, ntago gugutese. Ubu koko amasengesho mpora senga n'imbaraga kiramo. Ubu koko nta mwuka w'Imana, nta Mana ntitukibwira. Uzi ko uvuze ngo nta mwuka w'Imana ukiri mu Rwanda, uba ushatse kutubwira ko n'abasenga mwese ni mu byihorere, kuko umwuka w'Imana ntugihari, n'Imana ntikitwumva. Ese koko ibyo bintu bibaho? Reka nkubwire, umwuka w'Imana nubura mu rugo rwa runaka, uzaza mu rugo rwa runaka urahari. Nimba umwuka warazimiye ku banyabyaha, wasigaye ku bakiranutsi, ubu se ntago twubaha Imana koko? Ubu se ntituyisenga? Ese nimba dukora n'ibyaha, imbabazi twasabye Imana ntazo yaduhaye? Ubwo noneho n'imbabazi zaragiye. Nge kukubwira umunsi umwuka w'Imana uzashira ku bantu. Umwuka w'Imana dore igihe uzavira mu Rwanda ni iki? Umunsi impanda izavuga, mukumva Kristo umwe wahanuwe ahagaze mu kirere, kuko ibirenge bye ntibizakandagira inaha, mukabona itorero ry'Imana rirazamuwe. Nicyo gihe umwuka w'Imana uzaba utakiri hehe? Utakiri mu Rwanda. Kandi si mu Rwanda gusa, icyo gihe umwuka w'Imana uzaba wavuye ku isi hose, kuko sidrere umwuka w'Imana ni umwuka wezi itorero, ni umwuka ukorana n'umugeni wa Kristo ukiri inaha. Umugeni aracyahari. Uyu mwuka ni urimbisha umugeni, uyu mwuka ni unihira umugeni, uyu mwuka ni we weza umugeni. Uyu umwuka w'Imana nuva rero mu isi, ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda gusa. Umwuka w'Imana nuva ku isi, icyo gihe kontrole y'indege mu kirere ntabwo izongera kubaho. Bya bintu byanyu ngo muzi kuzuminga, icyo gihe bizahagarara. Icyo gihe umwuka w'Imana nuva ku isi, izi modoka mubona zigenda mu muhanda, n'abapolisi ntibazabasha kuzikontorora, kuko hazajya haba impanuka zikomeye. Kuko ubu ngubu nubwo polisi iri mu muhanda, umwuka w'Imana ujya ufasha polisi gukumira iki? Impanuka. Umwuka w'Imana nuva ku isi, ibintu byose bizayoba, ibintu bizata kontrole, ibintu bizata umurongo. Nta n'umuntu uzaba, ibintu byose bizaba byangiritse, ntabwo ibintu bizongera kugira ireme. Umwuka w'Imana nuva ku isi, no gusenga kuzaba kwahagaze. Umwuka w'Imana nuva ku isi, hari ibintu byose bizahagarara. Rero mbabwire, ntabwo umwuka w'Imana uzava wavuye mu Rwanda. Umwuka w'Imana urahari. Uzi impamvu se umwuka w'Imana uri mu gihugu? Ni ukubera itorero, ni ukubera abera bo mu isi. Hari izo mfura Imana yishimira, birirwa batakira Imana ku manywa bakayitakirana n'injoro. Umwuka w'Imana uri mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu umwuka w'Imana uri mu gihugu cy'u Rwanda nuko harimo abubaha Imana, basenga Imana, harimo itorero, harimo umugeni wa Kristo. Umwuka w'Imana urahari. Tujye tunabababarira. Hanyuma ukicara ukaza kuri kamera ngo
ukicara kuri cano bikuye ku mutima ngo Imana yarakubwiye, ukavuga amagambo ateye ubwoba ku mukuru w'igihugu, cyo ukora muri n'ibyihebe n'ukuri kose. Imana igutuma gutuka umukuru w'igihugu byonyine, nibaza iyi Mana niyo mu ijuru cyangwa ni yepfiriye? Imana ishobora kukwanga ku buryo igutuma gutuka umukuru w'igihugu? Imana ishobora kukwanga ku buryo igutuma kwirirwa uhanura ubuhanuzi bubi butagira n'intsinzi mu gihugu? Imana wayikoreye ikihe cyaha gituma igukoresha amakosa? Ntabwo ari Imana. Imana rero ntigira ubugome nk'ubwanyu. Mwebwe mugirana ibibazo n'abantu hanyuma mugashaka kubakangisha Imana, kandi uko Imana yakubereye Imana niko natwe tubereye Imana. Iyakugiriye imbabazi niko izazigirira na mama Sharirene, niko izazigirira na runaka mu gihe bayisabye imbabazi. Bahanuzi rero, muza guhanura hano, ujye ubanza utekereze ku byo uhanura. Uvuga uti ibi bintu koko ni Imana yabintumye? Kuko burya Imana irakongorera na Satani akakongorera. Imana iraziti ikakuvugisha, ariko na Satani nawe aravuga buryo. Igihe cyose uzabona message rero ngo utumwe ku gihugu, utumwe ku banyagihugu, ujye ubanza urebe intsinzi iri muri iyi message. Intsinzi ivuga ko abantu bagiye kurimbuka byonyine, ntago birabiva ku Mana, icyo ukora n'iterabwoba rya shitani. Imana yitumye ku bantu igutumaho ngo wihane, ureke ibibi, wihanukizwe. Kandi mbabwire, ntago Imana igitinya gutuma ku gihugu ngo ivuge ngo nzabagira gutya, kuko Imana ntawe itinya. Ariko mwiyibeshyera. Ko hari ibintu muvuga nkabona muri bihahamuke? Ntabwo ikibazo ari uko muhanura ibikomeye, kuko natwe turabivuga, twaranabivuze. Ahubwo ubuhanuzi burimo ubugome, ubuhanuzi burimo imitima mibi. Nese umuntu aricara akaza kuri kamera ngo bamfungiye ahantu hatazwe. Ese nkubwije ukuri, ukurikije n'ibintu bibava mu kanwa, ahubwo no kuba batarakwishe ngo bagushyingure. Ni Imana yakongereye iminsi yo kubaho. Nigeze mbona umuhanuzi umwe, namwe mujye munyumvira. Nigeze mbona umuhanuzi aza kuri kamera. Ibintu yahavugiye wenda sindi bubisubiremo, ndarengana ndi umweru. Yahavugiye ibintu. Ibaze kuza hano kuri kamera, Imana yantumye ku mukuru w'igihugu, icyo gihe intumye bigenda gutya na gutya. Ego Imana we, uzi ko hari igihe wibeshya ko umukuru w'igihugu ari mama Sharirene? Uzi ko hari igihe wibeshya? Ubundi mwamwanyweye ibiki? Mwamwanyweye yewe muntu, muba mwanyweye umumanura jipo, muba mwanyweye kambuca na za suruduwiri, ibintu muba mwanyweye ni ibiki mwabahanuzi? Ntabwo Imana ishobora kugutuma ku mukuru w'igihugu utari tayari. Ntabwo Imana yagutuma ku mukuru w'igihugu ufite ubwenge buciriritse. Ari ubw'Imana ntabwo uzi, ari ubw'isi ntabwo uzi. Imana igutumye ku mukuru w'igihugu ifite uburyo ugomba kuba umeze. Imana yajya kuraruza abantu mu muhanda ngo ngutumye ku mukuru w'igihugu utazi kuvuga, udidimanga. Hanyuma se ubwo Imana yo ntabwo ibimuzi se? Ubusi Imana yagushyira mu kaga, ikagushyira mu makuba, ikakubwira ngo genda ujye gutuka umukuru w'igihugu, ugende umusebye umwanike. Iyo Mana koko, ese Imana iyobewe aho umukuru w'igihugu ataha?
ibyo yanagutuma byose ni gute Imana igutuma ku muntu umwe? Nimba Imana igutumye ku mukuru w'igihugu, kuki uza kubibwira igihugu cyose? Imana igutuma ku mukuru w'igihugu ukaza kubibwira isi yose? Imana igutuma ku muntu ukaza kubibwira isi yose? Imana igutuma ku muntu runaka ukaza kubibwira isi yose? Ko ari Imana iba yagutumye ku muntu, kuki itanakwereka aho ataha ngo igucire n'inzira yo kujyayo kugira ngo ugende umubwire? Imana se hari umuntu itinya? Ntabwo Imana itinya umukuru w'igihugu, nta n'ubwo imuhabuka, kuko n'umukuru w'igihugu harabizi ko mu ijuru hari Imana imurenze. Kandi reka mbabwire, nta mwami n'umwe ujya ku bwami ngo ayobore igihugu Imana itabishaka. Mwabisomye he? Nta buyobozi, nta muntu ushobora kuyobora igihugu Imana itakimuhaye, naho yaba afite imbunda zingana gute. Hanyuma hari ukuntu mufata abantu mukabagira nk'abantu. Buriya hari n'abantu muzi ngo ntibasenga, bana barusha gusenga. Noneho bo bakanasenga badafite inzara nk'iyanyu, bakanasenga badafite ubutindi nk'ubwanyu, bakanasenga bifitiye n'icyubahiro, bagasenga bifitiye n'imifungo. Barayisenga kuko nabo bagira ibibasengesha. Ariko nta Mana igutuma, nta Mana yagutuma kuza gutukana, nta Mana yagutuma kuza kwanika umuntu. Maze nanjye ubwanjye afite ubushobozi. Hari umuntu uherutse kuza hano kuri kamera, hari umuntu numvise uherutse kuza kuri kamera ngo Imana yarambwiye, yakoze urutonde rw'abantu Imana yaciye. Hariya nyine ngewe si icyo kora, ngufata nk'umurwayi. Ariko iyi Imana igutumye ngo igutumye kuri mama Sharirene, igutumye ngo ku mukuru w'igihugu. Kuki ufata umukuru w'igihugu ugashaka kumugereranya nka mama Sharirene? Ejo bundi nimuzisanga ahantu rero hadasobanutse, ntimuzavuge ngo mwahowe izina ry'Imana, muzavuge ko mwahowe ubujiji bwanyu, mwahowe ubwenge buke bwanyu, mwahowe no kudakontorora ibintu n'uburyo mugomba kubivugamo. Usibye ko Ukuri murayibeshyera, ntago yabatumye. Mureke mbabwire, imyaka maze numva imvugo y'Imana. Imana ivuga ibintu bikomeye, ikanabibwira abantu bakomeye, kuko ntawe iguraho inzira. Ariko icyo nabonye nuko Imana iyo igiye kugutuma ikintu cya mbere iguha ni ubwenge, kuko izi ko hari ibyo wavuga ugahita ujya muri gereza, hari n'ibyo wavuga ugahita upfa, hari n'ibyo wavuga ugahita utoroka igihugu. Ubu nta bahanuzi mwatorotse igihugu kubera ibyo mwavuze? Hanyuma se nta bahanuzi bari muri iki gihugu bahanuye ibintu bikomeye, bakabihanura mu bwenge, bakaba bariho? Inama rero nagira abahanuzi, ujye uhanura ibintu Imana yakubwiye. Nk'ubu hari abasore mwabeshye, inkumi kareba umusore kubera amarangamutima uyu mukobwa abanye n'uramuho. Ibi ni Imana. Ukamera nka wa muhanuzi wagiye mu rugo rwa Esayi agiye kwimika umwami, yabona igihagarara ati n'uyu, Imana iti siwe. Yabona undi ati yewe noneho n'uyu, Imana iti suwe. Amavuta yo mu ihembe hasukwaho n'umusore witwaga Dawidi wabaga mu ntama zasi, kuko Imana itareba iki? Itareba inyuma. Imana ireba mu mutima, kandi Imana ifite ibintu ireberaho. Mufite abasore mwabeshya ati uyu mukobwa, Imana irambwiye ngo n'uyu mukobwa. Umusore agategereza, ajya kone kabona wa mukobwa arambagijwe n'undi akaba byaye gatatu, baheze iyo ngiyo. Hanyuma se azajya kubyara yongera akate agaruke aze kubana na wa wundi? Mufite abakobwa mwaziritse ku katsi, mwarabaziritse mubazingira ku basore batateze kubabona. Mukobwa akicara isengesha ari kuritera kwa wa musore, abakobwa bagiye kubona babona ba basore barambagije abandi, mubazirika ku katsi. Ninkubwira ngo genzura ibyo uri guhanura, kuko ubuhanuzi uhanura uvuga ngo ni Imana. Nugira ibyago ntiba ari Imana, Imana izagufungira mu munyu.
mufite abantu mwabeshye, mufite abantu mwabeshye ngo bazabyara abana b'abakobwa, barabyaye abahungu gusa, none barinze basaza n'imihango yarashize, bategereje abandi bana baraheba. Uti na Sara yabyaye sawa, mugira ingingo. Mufite abantu mwabeshye, hari aba mwabeshye ngo va kuri aka kazi n'Imana ibimbwiye, hari aba mwabeshye ngo uriya mukobwa ngo nimubana Imana izaguhana, hari aba mwabeshye ngo nubana n'uriya mugabo ngo Imana izaguhana, hari aba mwabeshye ngo uyu mugabo muri kumwe si uwawe, hari aba mwabeshye ngo uyu mugore Imana imbwiye ko mutazagumana, hari aba mwabeshye ngo uyu mugabo azapfa ushaka undi, uyu mugore azapfa ushaka undi. Ayo masezerano y'ibihuri, amagi y'ibihuri barayabitse. Umugabo akabaho yubikiriye umugore ngo azapfa mbona undi, umugore ati azapfa ye baba data we zakazarusenya. Ubuhanuzi busigaye buteye iseseme kubera ko atari ubw'ibinyoma, naho ubundi ubuhanuzi buturuka ku Mana, naho bwaba ari ubukubwira ngo Imana irakwishe. Iyo buva ku Mana ituvuga ngo niyo, ukavuga ngo icyatuma mpfa Mana kinkurira, mbabarira Mana, mbabarira ntunyice, ibi sinzabyongera. Ubuhanuzi bwahahamuye abantu, ubuhanuzi bw'ibinyoma, ubuhanuzi butava ku Mana. Rero iyo urimo kubwumva, abantu babwumva butava ku Mana barabusuzugura, ariko bwazanye ingaruka yuko noneho n'ubuhanuzi bwa nyabwo n'abahanuzi bahanura iby'ukuri nabo bataye agaciro kubera mwebwe. Guhanura ibinyoma bizabajyana mu bihome, guhanura ibinyoma mwabahanuzi mwe muzafungirwaho mutazi, guhanura ibinyoma bizabicisha, guhanura ibinyoma Imana izabahana. Ujye uhanurira umuntu ibintu uzi neza ko bivuye ku Mana. Ntabwo Imana yigeze batuma guhanura, Imana iyo ikeneye kuvuga ivugira aho ishaka, ikavuga isaha yayo. Ariko musigaye mufite ubuhanuzi bwo mu mashakoshi, abandi musigaye mubugendana mu makofi, uricara wahura n'umuntu ukikunkumura nta n'Imana ibivuze, muraza hano kuri kamera mukikunkumura, nta Mana yabatumye. Mwatumye abantu bazinukwa abahanuzi, mwatumye igihugu cyangwa abahanuzi, mwatumye abantu bazinukwa Imana, bazinukwa ubuhanuzi. Ubu ngubu rwose kuvuga ngo Imana iravuze, abantu bose basigaye babyanga, babyanze atari uko Imana bayanga, babyanga kubera ubutubuzi bwanyu no kubeshya. Ariko noneho abahanuzi muza n'ubuhanuzi bw'igihugu, mujye mubanza mureka mbabwire, hari umuntu umerutse kubona ari guhanura ibintu ngo hari ibintu bigiye kuba, hari umuntu ubihanura, ariko akavuga ati Imana irambwiye ngo nimutihana izabagira gutya. Biriya byo ndabyemera, ariko bantu muza kuducanaho imiriro, muza kuduhahamura, mwatumye tutarya tutanywa, abantu barasenga bakagira gute, nta nsinzi mutanga, ntimubwira abantu icyo bazize, ntimubwira abantu kwihana, ahubwo nukuza kubatitiza no kubazinura Imana. Hanyuma ndumva shoje ndi kubwira abantu Imana ivugiramo, abantu Imana igenderamo, abantu Imana ituma ku bandi, ngo ujye ubanza ubigenzure naho urebe nimba ari byo, kuko nimwitirirwa Imana mukavuga ibitari byo bizatuma Imana tuyanga, tuyizinukwe. Kandi ntabwo Imana ishaka ko tuyanga, irashaka ko tuyikunda, irashaka ko tuyiha agaciro, kandi irashaka ko tuyimenya. Imana rero nibaha umugisha, mujye musengera ubuhanuzi bwanyu, usaba Imana n'ubwenge bwo kubivuga, nibitaba ngombwa muzabireke, aho kugira ngo uzazire ko wabeshye, nta wagutumye guhanura. Kandi reka mbabwire, kera twajyaga abantu bajyaga batinya abahanuzi ngo muri abantu barenze. Wowe nimba uza kuri kamera ukabwira abantu, nimba ubwira umuntu ngo uzamubenure, umubenure, nareba nabo uzamubenure rwose pe. Ntabwo dushobora gutinya ibintu biguturukamo, ibintu bishobora kudutera ubwoba muri wowe, n'imbaraga z'Imana zikurimo. Iyo hajemo ibindi bintu rwose wapi, ubu nitugitinya abahanuzi, nta nubwo tukibubaha,
ntabwo tukibubaha kuko uravuga ibintu byiza mu kanya ukavuga ibindi bintu biterekeranye wajya ngo ni iby'abasazi uravuga ngo yagutumye mu kandi kanya ngo narinje gutwika mupanga ibyo muhanura mugakora inama y'ibyo mugomba kuza kuvuga kuri kamera mwaza mukabishyira ngo ni Imana kandi atariyo twabaciye amazi mushaka kandi kazi mukora ni munahanura muhanura iby'Imana yabatumye hanyuma Imana nibahe umugisha abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mukomeze kumva ibintu byo kuri mama Sharirene Imana ibahe umugisha.